Ikaze kuri Bishop Mugemana Elise TV. Iwawe ijambo ry'ubugingo n'imbaraga z'Imana. Kora subscribe kuri channel yacu dusangire ibyo kurya by'ubugingo bya buri munsi. kandi Imana idufashe yititire byakozwe n'intumwa haravuga ngo ibice bibiri niho duhereye ku murongo wa mbere. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nizere ko umwuka w'Imana arimo agendagenda mu mitima, nizere ko umwuka w'Imana arimo asakara mu mitima yanyu, nizere ko naba mudukurikiye umwuka w'Imana arimo abagendamo. Emerera umwuka w'Imana, ibyo wari urimo bishyire ku ruhande. Ndavuga nimba ufite umwanya uhugutse, tega amatwi ijambo ry'Imana kandi wemerera umwuka yinjire. Umubwiriza yaravuze ngo ndakomanga, uwo Yesu yabivuze ngo nunyumva ukumva ijwi ryanjye ugakingura ndinjira iwawe. Nawe kingura umutima, wishyiraho amakare, kingura umwuka w'Imana atembere muri wowe. Imana ishimwe. Ijambo rero byakozwe no mu bice bibiri. Umunsi wa Pentekote ititira ngo uko umwuka wera yamanukiye intumwa. Imana ishimwe. Umusomyi mwiza aramfashe gusoma. Imana yacu ishimwe cyane kandi habwe icyubahiro. Ngo uko umwuka wera yamanukiye iki intumwa. Mu ntumwa nawe urimo, nimba utarimo emerubeyo kuko gutuma n'Imana ntako bisa. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ngaho dufashe gusoma ere ku murongo wa mbere. Uko umwuka wera yamanukiye, ngo uko umwuka wera yamanukiye intumwa. umunsi wa Pentekote ngo umunsi wa Pentekote usohoye, ngo bose bari hamwe mu mwanya umwe, ngo kandi ngo bari bahuje umutima. Imana ishimwe. ngo bari mu mwanya umwe, ngo bose hamwe bari mu mwanya umwe, ngo kandi bahuje umutima. Umutima wawe n'uwanjye ubutayari, umutima wanjye n'uwawe ubutayari, umutima wanjye n'uwawe umurikiye ubu tayari. Dufashe mu izina rya Yesu. ngo bari bahuje umutima. Nyemerera nawe uzane umutima wawe tuwurize hamwe kugira ngo Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nuko komeza. ngo nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, ngo kandi wari ugenda cyangwa umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira mu nzu ngo urangije ukwira mu nzu bari bicayemo. ngo haboneka indimi mvuga ngo amina. haboneka indimi zigabanijemo, ngo zisa n'umuriro. ururimi rujya ku muntu wese, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo bose buzuzwa umwuka wera, ngo batangira kuvuga indimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Imana ishimwe cyane. Komeza gatanu. muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage, ngo muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose, ari munsi y'ijuru. uwo muriri ubaye abantu benshi baraterana, batangazwa n'uko umuntu wese yumvise abandi bavuga ururimi rw'iwabo. barumirwa rwose, baratangara bati mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya? none se n'iki gitumye twese tubumva bakavuga indimi z'iwacu, bavuga indimi z'iwacu za kavukire. ngo kandi turi
kandi turi abapariti n'abamedi n'abanyiramu n'abatuye Mesopotamiya n'Iyudaya ni Kapadokiya muri Ponto no muri Asiya burekeye aho. Imana ishimwe. Impamvu dushoboye tuvuga bariya abantu b'abanyamahanga atandukanye nuko buri muntu wese uko yari ahari yabashije kumva ururimi rw'iwabo. Nta muntu wigeze ategereza umusemurira. Imana ishimwe. Ngo hari abanyabutari, hari abanyameri, hari abanyakazi, hari mu bihugu byose bitandukanye. Imana ishimwe. Bari abo mu bihugu byinshi kandi bitandukanye. Noneho kandi igihe cy'umwuka wera kigeze, twibuke ku ijambo nababwiye ubushize. Imana ishimwe cyane. Nababwiye ngo intumwa Yesu azibwira ngo ndagiye ndatandukanye namwe, icyo mbigize giye kuboherereza icyo data yasezeranyije. Uko niko yababwiye. Arangije aravuga ngo ariko mugume hano mu murwa kugeza mwaherwe ibyo data yasezeranyije. Imana ishimwe cyane. Amaze kubabwira ngo mugume aha, barahaguma ngo bajya mu rusengero i Yerusalemu, barategereza, bararindira. Uyu munsi rero isezerano ryari risohoye. Nibutse ko gusohora kw'isezerano gusa no kubyara k'umugore yatangiye kuramukwa kw'inda yumvibitse ategereje amezi 9, abavuga ati wenda nzapfa, wenda nzabyara umuhungu. Uretse ko ubuhaje ibyuma by'ikoranabuhanga umuntu ashobora kunyaruka akajya kubaza ati se muganga nzarimo iki. Kera aho ngo hari ubwo n'abagome bajyaga babijyamo, umuntu agatwita amezi 9, ku munsi w'ukwezi kwa 9 gusore yagenda agakuramo ikiringiti. Mfite n'ubuhamya, nzi neza umuntu muri 1993 nari uruhinja rungana gutya, ariko nta mateka nakwibagirwa. Nzi umuntu wigeze kujya kubyara twise amezi 9, ndamuzi rwose, uretse ko yaje gupfa nyuma. Umugabo waracyahari, agiye kubyara byara iteke, ikiguri cyari amateke gifite narana. Ari n'ibindi niboneye ndabizi ku mugabo umwe witwa runaka, ndamuzi arahari n'umudamu we n'abana. N'ubu ndakugezayo yari yoroye ihene igiye kubyara ibyara umuntu. Ndabona muri 1992 ibyara iki umuntu. Naramwibona kigeze, uretse ko cyamaze kuvuka nyuma y'iminota ingahe kirapfa. Abantu ukabona amajanja n'ihene, wareba umubiri ugasanga ni umuntu nta boya, wareba amaso ni umuntu. Ibyo narabyiboneye n'aya maso yanjye. Rero ndagira ngo nkubwire mwene data, iyo utegereje icyo utarahabwa uba ufite amatsiko kandi agasana. Bariya bigishwa rero baraje bategereza ngo icyo bagize gute basezeranye. Yesu yababwiye ngo umufasha uzabafasha. Twebwe mu Banyarwanda cyangwa mu bantu tumenyere ko umuntu akubwiye ngo ukeneye umufasha, abenshi bazi ko ari umugore. Haleluya. Igihe uri umugabo uzi ko ukeneye iki umugore, igihe uri umugore uzi ko umufasha wari iki ari umugabo. Nuko amarangamutima yacu ameze, nuko umubiri wacu umeze. Umuntu akubwira ati nzaguha umufasha, utuvuga utaha. Niba ari umusore ukuze utuvuga uti basi mbonye umugore. Niba ari umugabo ukugora ukuze nako wari umukobwa uti mbonye umugabo. Imana idufasha. Barangije rero barategereza uyu munsi ugiye gusohora. Ibyo nibyo jambo tumaze kuvuga. Aha Yesu yaramaze gusohora amasezerano, kuko bari batangiye guhabwa bya bindi bagize gute basezeranye umwuka. Kuko yari yababwiye ngo umufasha naza ngo azabatinyura, umufasha naza azabafasha, umufasha naza azabakomeza, umufasha naza azabagira abagabo haleluya, azabagira abagabo bakuma. Noneho rero mu munsi wa Pentekote wamugeze, ngira ngo ni nawo turiho uyu munsi wa none. Sibyo Imana yakigire guteshimye ngo bari hagati, bari hamwe, bari mu cyumba bose kandi bahuje iki umutima, ngo bagiye kumva, ngo bumva umuriri urateye inzira tigita, ngo haza umuyaga uwuhaca, ngo haza umuriri w'umwuka uwuha nk'umuyaga uwuha cyane. Haleluya, haleluya. Ngo ukwira mu nzu bari bicayemo, kumva gutigita k'uwo kw'iyo nzu byabinjize mu mbaraga z'umwuka wera. Vuga ngo amina. Bumva imbaraga zidasanzwe. Noneho ngo hari abantu benshi bari aho kandi b'abanyamahanga bari hafi aho ngaho, benshi twarondoye ibihugu baturukagamo, ngo bagiye kumva za ntumwa zuzura imbaraga z'umwuka wera, batangira kuvuga mu rurimi. Noneho buri wese ngo atangira kuvuga mu rurimi ngo rw'iwabo ngo nk'uko umwuka wera yagize yabahaye kuzivuga. Noneho mu mahanga yose yari aho, nta n'umwe wigize akenera
muzi kuko umwuka wera yaje atangira gukora imirimo nk'uko agomba kuyikora. Nuko Imana ibikora neza, batangira kuzura umwuka wera, abandi batangira kumva indimi, ababwirwa ubutumwa mu ndimi z'umwuka wera barazivuga, abandi batangira kumva barafashwa ngo buzura umwuka wera. Imana yacu ishimwe cyane. Umwuka wera yaje asobanura ibintu, Imana ishimwe. Umwuka wera yaje wari ufite ubwoba aragutinyura. Umwuka wera yaje agutinyisha gupfa, aragutinyura akakwereka ko gupfa none bivuze kuzongera kubaho. Umwuka wera yaje aragutoteje akwereka ko bari munsi yawe. Umwuka wera yaje gukora ku maso utangira kubona ibitabonwa. Umwuka wera yaje akuremamo ibyiringiro. Umwuka wera yaje aguhindurira amateka. Umwuka wera yaje ahindura ibyanze guhinduka. Umwuka wera yaje aragukomeza. Imana yacu ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Umwuka wera yaje utangira kumva ibindi bintu nk'uko umubyeyi nyine nabivuze uri gubitse atangira kumva kuramukwa kandi umwuka wera yaje wumva ukomeye. Haleluya, haleluya. Hindura ibyanze guhinduka. Haleluya, hindura ibyanze guhinduka. Hindura ibyanze guhinduka. Ukuvuga ngo umwuka wera yaje ahindura ibyanze guhinduka. Umwuka wera kubemo ahubwo yaguhindura none, ahubwo yahindura ibyananiranye, ahubwo yahindura ibigukikije, ahubwo yahindura ibigutwegereye, ahubwo yahindura biriya byose, ahubwo yagukura mu matiku, ahubwo yagukura mu maza, ahubwo yashyiraho iherezo, ahubwo yahindura ubuzima, ahubwo yasoza amasezerano, ahubwo yakubakira, ahubwo yakuvura, ahubwo yagukiza indwara, ahubwo yakukwinura, ahubwo yagukorera ibyanze, kuko iyo yaje ngo ahindura ibyanze guhinduka. Imana ishimwe. Imana ishimwe.